ni kujya byatangiye uwo bita Ngabome tarakorana indirimbo no bita Just Mimi bitana wamusimbura birangira havuyemo ikintu gikomeye na utayimo bafitanye umuryango kandi mwiza cyane na utayimo baragenda basakaza urukundo kwisi hose. Uwo bita Bani no bita Pamela nabo ni gucya abya atangiye bagenda bahurira hariya imahanga bari mu birori bitaramo bahuzwa na showbiz ariko bikarangira havuyemo ikintu cyadanje nawo time reka tuzi twibaze ku bya Element n'uyu mukobwa ngiye kukubwira amazina ye mukanya atoya. Just ikintu ufite kuba wakibuka nuko Element yavuze ko umwuga uzamugaburira ikintu kimutunze ari uguproducinga track, ari uguproducinga indirimbo, ari ukuzikora, ari ukuzitunganya muri studio ye, ariko Just avuga ko azaza akora indirimbo hari icyo ashatse gusobanura cyangwa akazikora nk'ikira kari umuntu ashaka ku expressingira feelings ze cyangwa hari umuntu ashaka kugira icyo asobanurira muri rusange. La grâce africaine is a search for channel. La grâce africaine, this light channel. La grâce africaine. Reka ngubwire ngire nemu ni wanyageziye kayi azali generator, promoter, advancer, analyzer, advisor, everything teacher niregicara umuntu atora kuri subscribe kuri La Galaxy Africa nakubwira ngo easy V's right time urakirikana wanditse subscribe ubundi 5 kuri 5 ariko tuzatugenda atubana uko ubwije nuko ubukeye urakirika ahantu hari akantu kagapfuzi cyangwa gakumwe uraba ukoze like ya danje uratira a comment ushireho suggestion utubwire ese niki wifuza ese ubutatu tugenda atukubwira kuki wagwane urakanda kukazogera ngo kugira ngo uko twaprodinze new video uzi ubona new notification muri rusange. Uyu mukobwa muri kubona uri kumwe no bitsa Element bino bintu murafite kuba mwabiha agaciro hari abantu babonye yino official track official video y'indirimbo Milele ya Element ku munsi w'ejo babonamo ari kumwe n'uyu mukobwa abumva ko ni ibintu biraho ni babiha agaciro ariko ndaje nkubwire ubuzima bw'uyu mukobwa mbuze n'ubuzima bwa Element wumve ko harimo ikintu agikomeye cyane. Ni kujya byatangiye uwo bita Ngabome tarakorana indirimbo no bita Just Mimi bitana wamusimbura birangira havuyemo ikintu gikomeye na utayimo bafitanye umuryango kandi mwiza cyane na utayimo baragenda basakaza urukundo kwisi hose. Uwo bita Bani no bita Pamela nabo ni gucya abya atangiye bagenda bahurira hariya imahanga bari mu birori bitaramo bahuzwa na showbiz ariko bikarangira havuyemo ikintu cyadanje nawo time reka tuzi twibaze ku bya Element n'uyu mukobwa ngiye kukubwira amazina ye mukanya atoya. Just ikintu ufite kuba wakibuka nuko Element yavuze ko umwuga uzamugaburira ikintu kimutunze ari uguproducinga track, ari uguproducinga indirimbo, ari ukuzikora, ari ukuzitunganya muri studio ye, ariko Just avuga ko azaza akora indirimbo hari icyo ashatse gusobanura cyangwa akazikora nk'ikira kari umuntu ashaka ku expressingira feelings ze cyangwa hari umuntu ashaka kugira icyo asobanurira muri rusange. Iyo mpamvu Element afite indirimbo zigera kuri 3 gusa kuko izo ndirimbo zose yagiye azisohora zifite message kandi message ikomeye cyane. Ntabwo yigeze abura ubushobozi bwo kuba ya producinga indirimbo kuko niwe uzikorera ariko ntabwo yigeze abura umwriter umuntu wamwandikira indirimbo kuko nabyo arabishoboye. I know 100% ahubwo Element we yemeje ko azaza asohora indirimbo ifite icyo ije gusobanura ku buzima bwe muri ya rusange. Uwo bita Element yasohoye indirimbo ya mbere ayita
kashi I think ayita kashi. Indirimbo yise kashi yari mu munyenga w'urukundo n'umukobwa twagiye tubabwira inshuro nyinshi ariko bibaza gutandukana. Indirimbo bakoze ubwo impamvu nyamukuru bakoze kashi nuko ari kwitura umukobwa. Ku mwanya wa kabiri indirimbo bakoze bayitaga fude twa iri kumwe no bita Roskana ari kumwe no bita Bruce Melody. Indirimbo yari ya Roskana ariko iza kwa Elementi. Sinzi kuntu byagenze nino twagiye tugana muri showbiz igihe kitari gitoya cyane ariko ino ndirimbo bita Elementi yayikoze ku bwa Roskana kuko Roskana yarafite uwo ari kuyitura. Niyo mpamvu ino ndirimbo yari ya Roskana ariko ikahita iza kwa Elementi. Niyo papasi abakoze ino ndirimbo. Ino ndirimbo ya gatatu bita Milele niyo twari tugiye kuvugaho muri rusange tugenda tumanuka. Ese uyu mukobwa wagaragaye n'uwo bita Elementi ishaka gusobanura iki muri rusange? Turafite byinshi twabivugaho. Anitamura uwo mukobwa Anitamura umukobwa ugaragara mu mashusho y'indirimbo nshya ya Elementi. Bakomeje akubwirana amagambo aryoheye. Bishoboka ko inkuru yabo yaza nk'iya Medi na Mimi bahujwe n'indirimbo na wamusimbura. Ubu bakaba barasezeranye bakabana akaramata banafitanye umwana umwe w'umukobwa. So inkuru zose zagiye zivugwa muri iyi ndirimbo Milele aziraje zibe impamo. Nk'uko byari biteganyijwe Gicurasi igana kuri Kamena 2024 nibwo Elementi yasohoye indirimbo Milele. Urayibona kuri YouTube channel yo bita Elementi, ikaba ari indirimbo y'urukundo kenshi gashoboka. Uwo bita Elementi yagiye yumvikana avuga ko ibihangano byose akora biba bifite inkuru bishaka gusobanura cyangwa inkuru ishamikiyeho ku buzima bwe bwite. Kuba yabwira mukobwa ko ari ubuzima bwe bwose nubwo agaragara mu mashusho y'indirimbo ye bamwe babifashe ku bundi buryo cyangwa babifashe mu buryo busanzwe, ariko iyi nkuru yitwa cyangwa iyi nkuru yitwa ko uyu mukobwa Anitamura akundana n'uwo bita Elementi. Ashobora kuba atari ukuri 100%, ariko uko bwije nuko bukeye urabona ko akomeje kugenda abandikirana bagenda bapostingana bino bintu bikazaba bizavamo inkuru y'imamu. Iyi nkumi yitwa Anitamura nawe yagerageje gushimira bikomeye uwo bita Elementi ati newe ishema nawe. Ibyo byose byagiye bicicikana ku mbuga nkoranyambaga nk'abanyamakuru tukaza tubireba tukagira icyo tugenda dukuramo. Indirimbo Elementi wamamaye mu gutunganya umuziki akaza kwinjira mu birebana no kuririmba. Kugeza ubu amaze gukora indirimbo zigera kuri 3 bihereye kuri Kashi ushingiye ku nkuru mamu y'umukobwa bakundanye akayimukorera bakaza gutandukana agahitamo kuyisangiza n'abandi. Nawe utayema dutayemo yo bita Milele. Tugiye gukomeza tugende adukurikira turebe ese iyi nkumi Anitamura bino bintu ikomeje kugenda yandika ku mbuga nkoranyambaga ishimira uwo bita Elementi nta kintu kibyihishe inyuma. Reka ngushimire kubana nanjye yino bayita Ragarazi Africa ho mwabanye ni wanyageze ikaze. Reka ubwire ngo ciao boy. Ragarazi Africa is a search for a channel. Ragarazi Africa, this light channel. Ragarazi Africa.